Igitondo cyiza kuri mwese, nizere ko muri amahoro. Ni DMD Jean Bosco ubasuhuza. Turamenyesha abantu bose bari muri iyi industry ya crypto, by'umwihariko abapiyoniya ba Pi na Sidra. Mwabonye ko wenda hari abatarabibona, ariko mwabonye ko hari inama iteganijwe yitwa Blockchain Africa. So izaba ku itariki 7 kugeza ku itariki 10 z'ukwezi kwa 11, izabera Convention Center. Izaba irimo abayobozi bagiye batandukanye, ndetse umuterankunga wayo mukuru ni Binance. Hazaba hari n'umuyobozi wa Quex, Bybit n'andi ma exchange menshi agiye atandukanye. Rero ni igihe cyiza cy'uko natwe tuboneka muri izi nama zikomeye, cyane ko natwe turi muri iyo industry. Twamaze kuvugana n'abayobozi bayo bashinzwe iyi nama, batwemereye ko baraza kuduha form yacu ya P community na Sidra community. Iyo Google form niboneka uraza kuyibaha, mube mwayuzuza. Haraba harimo imyanya y'abantu bashobora kwishyura ku babishaka, ntabwo ari itegeko. Hanyuma hakabamo n'imyanya y'ubuntu, abantu bashobora kuba ati nta buryo nabona ariko nshaka kuza mu nama. Harimo imyanya y'ubuntu, nabyo turaza kugenda tubigarukaho tubibasobanurira, hanyuma abantu babasha kuzuza izo fomu. Hari fomu yindi yatanzwe, dono ari ku ruhe rubuga, ngira ngo yashobora kuba yaciye kuri YouTube. Hari abashobora kuyuzuza, nabyo ntacyo bitwaye, ariko cyane cyane turifuza ko community ya Pi izaba ifite umwanya wayo, kuko inama nk'izi zigira uko zitegurwa, buri muntu akaba afite ahantu yavuye abarizwa. So rero kuzuza fomu udafite igice uzaba urimo ntabwo ari byiza. Ikiza ni uko wazaba ufite adresse y'uruhande uhagazemo. Turaza gutegura, tunatekereze n'uburyo abantu bashobora kuzambara. Bashobora kwambara imipira ya Pi, abashobora kwambara imipira ya Sidra. Ibyo byose turaza kubitekerezaho ku buryo bishobora kuzafasha abantu, hanyuma abantu bakazaba bari muri iyo nama basa neza. So rero turabikurikirana, kandi ni ibihe byiza byo kugira ngo natwe tuzaseruke. Iyi nama rero ntabwo ireba abanyarwanda gusa, irareba umunyafurika wese. Aho waba uri hose uratumiwe mu gihe waba ufite ubushobozi bwo kugera mu Rwanda. Waza, igihugu cyose waba urimo, u Rwanda ruragendwa kandi ni amahoro, ni umutekano. U Rwanda ni rwiza, bari hirya no hino mwazaza mukareba n'ibyiza bitatse u Rwanda, n'abagiye gutembera, bagiye mu kazi mukagaruka mugasura n'imiryango, hanyuma mukongera mugasuhuzanya. So rero reka mbifuriza igitondo cyiza, ubwo ibindi turakomeza kugenda tubikurikirana, kandi turahari ku bwanyu. Sawa, murakoze, mugire umunsi mwiza.